impamvu abandi bose batafunzwe bakora nk'ibyo Kid yakoze. Muheto niwe wamutanze kubera yuko ntabwo noneho wavuga ko telefone yifashe ikandika message. Byo ni strong evidence. Kid ntazabura, dore mbivuze bitaraba ibyo yivugira nawe bimushinja. Babandi jori yisinyana zimbwa bapanga misiyo zo kujya ku Gisenyi, bapanga misiyo zo kujya ku kazi, barasaza bo ngabo. Ntabwo wasaba happiness abantu ufite mu nshingano zawe. Abasore bafite ubushyuhe n'abakobwa bafite ubushyuhe cyane cyane aba bakobwa. Ntabwo nshidikanya cyane ko bamwe muri aba bakobwa atari bo bagenda bati turaguha happiness, ahubwo uduha ikamba. Yakumva happiness iryoshye, ntabwo waza kunyikurungaho buri kanya. Hanyuma kandi nanjye mfite uyu mubiri ngo urashaka kumpa happiness, nkabona uburyo ngo iyo happiness ntayifata. Impamvu ifatika ituma Miss Iradukunda ELSA ajya kwandika igipapuro kiri template ku bakobwa bose. ELSA akunda Kid ariko we nta mwikoza habe na gato, kandi arya kana kakamurya na kana kandi ELSA arabizi. Ugafata telefone uti nta yandi mahitamo sheri ndagukunda, nta yandi mahitamo ahari. Ubu nahamagaye 166 n'umurongo wa RIB, baraje bakujyane, ndagukunda, nzakugemurira, nzagusura, uzihanganira iyo uzakatirwa. Uti ndanenga iki ELSA? Aracyarakana. Ngo babyeyi bose banyarwanda ngo munsabire ngo na Jeannette Kagame ngo imbabazi ngo umwana wanjye. No. Ngewe yurira ndeba uko amarira amanuka, nkabona yuko uri kwiriza cyangwa uri kurira koko. Hanyuma urangije ufite n'igipapuro kucyereka itangazamakuru cyanditseho ubugoryi nka buriya. Igihe uri kubumbura amaguru yawe ngo uri gutanga happiness ngo ni umusheri wanjye. Nicyo kintu wasoza ubwira abantu bavuga ngo ELSA najya kuburana ku nshuro ya mbere ashobora guhita ataha? Ye baba we, ELSA ambabarire kugira ngo amarira ya mama we apfe kugabanukaho gakeya, amwirekurire nk'umubyeyi wamwonkeje abimubwire. GASARO TV. Bakunzi ba GASARO TV, tubahaye ikaze murere mu mande zose z'isi. Ndabasuhuza cyane abari mu Rwanda, East Africa n'abari muri diaspora. Ndabakunda cyane nkuko namwe mudahwema kutugaragariza urukundo. Ushaka indirimbo nziza cyane rero bareba indirimbo yitwa Nzahora Ngushima. Ni indirimbo nziza cyane ndetse irimo ubutumwa bwiza, nzi neza ko iri bukore ku mitima ya benshi. Navuga ngo nuyikurikira ibihe waba urimo, nzi neza ko biri buze gutuma umutima wumva uhindutse. Hanyuma ushaka kwikurikira wakanda kuri YouTube channel yitwa Olivier Big, warangiza ugakurikira iyo ndirimbo ndetse hariho n'izindi ndirimbo nziza cyane. Ndabizi ko uzanshimira. Sibyo? Ntabwo ari uko cyangwa batabikoze. Impamvu reka twivugira abatarabikoze. Suko badashaka kubikora, ahubwo ni opportunity itaboneka ngo ihuze n'uwo mwanya babone babikora. Impamvu abajura benshi batakiraswa hano mu gihugu suko ubujura bwacitse, nuko aho kwiba habuze. Uri kunyumva? So ibyaha biri muri kamere y'umuntu, sibyo? Yego. Kugira ngo ugikore ugikibe konsome ni ikibazo cy'igihe gusa, naho ugomba kugikorera. Yego. Bidahura, bitakwemerera guhura. Na ubundi hariya rwose hagombye kuba hari abantu benshi cyane. Niyo mpamvu mbwira abantu baseka
ngewe iyo ndi kuvuga aha ujya kubona bakavuga ngo Rwema ngo uramushinje shanga uramukatiye ngo se kuki wigize umucamanza. Ntabwo mba nigize, mba ndi gusesengura ibintu uko mbireba. Nta nubwo mba ndi kumuseka kuko umugabo mbwa agira ate aseka imbohe. Icyo mba ndi gukora hano kuri iyi mihanda ubusesenguzi bwanjye ni ukugira ngo abandi musigaye mubona amasomo wenda tugirabo. Muri make ngewe ndaha kugira ngo mfashe leta gukumira icyaha kitaraba, gukumira nibyo bikomeye cyane. yego noneho yibuke najya kubikora, yibuke Rwema yaravuze ngo under 18 ngo kirazira. Ako kantu nakibuka ariko nk'ubu mfashwe ahita bireka. Gusa niyo wakwanga kubireka uri mu mwijima, wibuke ngo hari ijwi riri mu mutima wawe niba utaraba kahebwe. hanyuma hari abavuze ejo bundi icyaha navuga ngo Kid nanone akekwaho cya Muheto, amajwi bwo arayahakana, ariko n'ubundi bivugwa ko ari message ngo twatangiye tubivuga bandikiranya amubwira uti ngwino mu cyumba, undi uti hoya, akongera gutyo, donc bivuga guhoza undi ku nkeki. Bamwe baravuga bati rero bigaragare ko yaba yaratanzwe na Muheto kuko no munsi no mu byasigaranye n'ubundi Muheto aracyagaruka. Muheto niwe wamutanze kubera yuko ibigaragara mu bimenyetso bikeya bihari, hari ya majwi nyine Kid ahakana, hakaba none na SMS zo muri hoteli Credo igisenyi. Ziriya SMS zo ni strong evidence. Urumva? Ntabwo noneho wavuga ko telefone yifashe ikandika message. Byo ni strong evidence. Hanyuma nari amajwi rero hari laboratoire yo bita forensic laboratory bazayasuzuma. Hanyuma babyita iby'amajwi yakoreshejwe hagenderwaho ngo utabwe muri yombi, nubwo atari ikimenyetso cyemerwa mu bucamanza kuko kiba cyafashwe mu buryo budakurikije amategeko, ntibikibuza kwitwa ikimenyetso ikintu gisa nk'ikimenyetso, ikibanziriza ikimenyetso, sibyo? Nta terime juridique ntabwo uri kuza neza, ariko igisa nk'ikimenyetso cyangwa se ikibanziriza ikimenyetso niko kizafatwa, cyemerwa ari uko haje ibicyunganira. Urumva nka message yo izaza igira ite ibyunganira na laboratoire niba yagize ikikora kuri ibyo bimenyetso. Ikindi Kid ntazabura, dore mbivuze bitaraba, kugira ngo umunsi bizabe muzibuke ko Rwema Solutions yabibahaye. Kid ntazabura ibyo yivugira nawe bimushinja. Kundeba nabi. Ntabwo dukura nabi. Ntazabura ibyo yivugira we ubwe mu kanwa bimushinja. Ntazabibura. Hanyuma benshi batekereje ko bishoboka ko yakuye Muheto muri Kigali bakajya hariya ari mu rwego rwo kugira ngo we abyita akazi, ariko habe hazavamo iyo happiness. Atekereza ko niko abakoresha bose rega bakora benshi, abakoresha babandi jori y'isinyana zimbwa, bapanga misiyo zo kujya ku Gisenyi, bapanga misiyo zo kujya ku kazi, bazipangishije za Rusizi, za hehe hose. Nuko bataye akazi rero karabaye, inama iratinze cyane, bitwaye amasaha, burije tugomba kurara, hasigaye icyumba kimwe, babipanze na hoteli. Umusekreteri cyangwa umugore w'umugabo runaka akiroturuva watabipanze s'il vous plaît, akiroturuva barimo bamusambanya aho ngaho cyangwa bamufata ku ngufu. Ni ku ngufu gukoresha ububasha ufite ku muntu
ariho bamwe bavuze ngo Kid afite uburenganzira bwo gutereta bisanzwe sibyo n'ejo bundi nawe nyarabigarukaho ngo niba barasaza abo ngabo ntabwo wasaba happiness abantu ufite mu nshingano zawe ati yaterese nyuma yuko abona ikamba ati yamutereta mbere byari ikibazo hanyuma se ikamba ntabwo uzi ko yavuze ngo yari muhaye nyine ari kumuha happiness amurwanira ishyaka kugira ngo azarimwishyure n'abandi bati birashoboka ko uretse nkubaze hari imodoka yamuhaye ntago arayihabwa wari uzi yuko muheta ashobora no mu byamufatishije ariya majwi ari uko yari yaramaze kubwirwa ko niyimana happiness atazagira gute atazahabwa wenda niyo modoka hanyuma nawe akaba abikoresha nka chantage nyima imodoka bino byose mbishyire hanze hari n'abandi bavuze ati birashoboka ko babivuganye umukobwa nawe akamwemerera atari ku nyuma akamwisubira icyambere nshaka kukubwira nuko hari indirimbo y'abantu bajya baririmba hano ntazi ngo ni bande ngo abakobwa bafite ubushyuhe sibyo n'abasore bafite ni DJ Pius abasore bafite ubushyuhe n'abakobwa bafite ubushyuhe cyane cyane aba bakobwa uwo mbeshyera aze muri comment abivuge ubushyuhe barabufite sibyo kandi n'imyaka barayujuje ntabwo nshidikanya cyane ko bamwe muri aba bakobwa atari bo bagenda bati turaguha happiness ahubwo uduha ikamba yakumva happiness iryoshye nawe agakomeza kuyisaba sibyo aba bakobwa ntabwo ari abere kuri iyi mihanda none we abatanzi ati nanjye hari uwambwiye nta wireguza oya ngo mu rukiko ntabwo byakunda cyerekana watanze ikirego keretse ari we watanze ikirego ntabwo wacunga ko bakureze ni bya bindi byandimba ati ngo bamusabye ruswa ntabwo bikora biriya iyo bakureze icyaha guma mu mbibi zacyo aba aricyo wireguraho gusa we gushakisha izindi mpamvu keretse iyo ari impamvu nyoroshyacyaha nk'ibyo bita ubusembure yego ubusembure rero nagenda akavuga ingingo irabonetse nzima nabibonera ibimenyetso Kid azayitanga ko ari abo bakobwa ari bo bizanye bamwe muri bo babyita ubusembure ntabwo waza kunyikurungaho buri kanya hanyuma kandi nanjye mfite uyu mubiri ngo urashaka kumpa happiness nkabona uburyo ngo iyo happiness ntayifata kuko happiness ntabwo ari sansinike ariko Imana yavuze ngo tugire ubwenge none se ubwenge buri limiterega Imana niyo ifite ubwenge butari limite ni omniscient izi byose sibyo ariko umuntu upanga none se ntabwo urabona imbeba zikora imyitozo ku kamashu kariho akamashu ntukazi gafata imbeba ipfa kubonaho agatukura gusa iragenda ikabanza igakora pompage ikabanza ikabikorera imyitozo kandi hari izibishobora ugasanga umutego wateze imbeba zakuyeho kandi ntizawuguyemo so bashobora rero kuvuga ati nubwo sinzi umwana ujya uririmba ibintu ngo aka kamarine kizanye ngo ngiye kugafekenya niyo bosco se buri iriya ndirimbo abaririmba ati sakindi zaba yibaruka uzi yuko barabikora cyane hanze aha ibikorwa byinshi muri happiness 80% ntibimenyekana hanyuma 17% kugira ngo bibe 97 biramenyekana bakabyihorera 3% ni ba Kid bafatwa abazwi ngibyo twemarakana nazemo ati birashoboka ko bamwikurungaga n'imbere bashaka ikamba kugira ngo nawe bamuhe happiness rwose ariko ubwo nyine nakundi none se nshakira impamvu ifatika ituma Miss Iradukunda ELSA ajya kwandika igipapuro kiri template ku bakobwa bose bivugwa ko yari fiance we
bivugwa ko nyine hanyuma umuntu nge byitwa ko ari engaged yavuye mu rukiko. yego wibuke ko ku majwi ari kuri iyi mihanda harimo ijwi rivuga ngo ELSA akunda Kid ariko we nta mwikoza habe na gato, kandi arya akana kakamurya na kana kandi ELSA arabizi akabyihanganira. So none yarabonye opportunity nini, urumva hari ibyo bavuga ngo amage arisha umugabo ikivuza. No opportunity nini yarabonye, yibwiye ko ari opportunity yo kwereka Kid ati reka nze rero nkuvane hari ahantu turebe ko noneho ibyo kunkunda ukomeza kubikerenza. Nuko akora amabi niba atari amahano, sibyo? akora amabi niba atari iki, niba atari amahano. Hanyuma abifashwamo n'umuntu, noneho narumiwe neza mburaho ndigitira metre umuntu wize ariko hari abantu bajya kwiga amategeko hari bakiga ikigoroba n'ikigoroba cyangwa ntibajyeyo, hanyuma ukuntu babona izo diplome ntabwo mbizi. Ninde wababwiye yuko ibintu byose babishyiraho kashe ya noteri? Biriya bintu muri ziriya nyuguti nabonye hariya ni ikihe kintu njyewe ndi noteri wigenga cyangwa wa leta cyanditsemo hariya cyatuma nshyiraho kashe? ikibazo sinyatire yego, ariko sinyatire ni ibiki basinyiye? Ni isambu se yari irimo kugurwa? Ni ihererekanya se ry'ubutaka? Ni imitasiyo se y'imodoka? Ni umurage se narindi kuraga? Ngo njyewe ngo ndimo ndahamya yuko ngo ibintu byose nabibonye nta ruswa ntanze ngo bya Miss Rwanda. Ibyo bikajyaho kashe ya noteri, ariko ziriya kashe baza agaciro kazo ntabishyizeho se nkasinya gusa, ntabwo bipfa kuba ari ukuri, ntabwo byagira agaciro kabyo. Ni diplome se na notifiyaga ngo umuntu ajye kubona akazi kameme hari minimum y'ubumenyi mukwiriye kugira. Ubwo ndi kubwira abandi baba abo banyamategeko nyine, uriya nawe buriya bavuga ko umukobwa abumwe agatukisha bose arabarangije. None ko ari abavuga ko impamvu abarangije buretse impamvu abarangije ni iyi, nuko numvise ngo bagiye kwishyira hamwe bamuburanira. Ntabwo nakuburanira ku bugoryi nka buriya. nawe wese umushyira muri bya bicucu. none se tumushyire hehe? Tumushyire ni nasira. Yesu bahoraga bamubwira ngo Yesu nawe urahamya ko uri umwami w'abayuda, akavuga ati ibyo ni wowe ubivuze. Nawe ibyo ni wowe ubivuze. Ubugoryi nka buriya gufata kashe z'igihugu ukazitera ku bucucu nka buriya, ku bugambo buciriritse, ngo nuko hariho sinyatire, ukagira ibyago Satani uhemba nabi akaguhindurira itariki. Satani uhemba nawe akaguhindurira itariki yari iya kane akayigira, yari iya gatatu akayigira iya kane. Ngaho nimugende mu biburane dore aho Rwema nibereye. Biza gute? Ni amafaranga ngahe wampa ngo nte agaciro kanjye? Agaciro, abantu bazi icyo ijambo agaciro risobanura. Ni amafaranga ngahe ELSA yamuhaye? Hanyuma ko arabavuze kuri ya mukobwa ari intwari. Ubutwari bwe burihe? Ndetse niyarakwiye no gufungwa kubera ko ari intwari. Ubutwari bwe burihe? Mu nshakira ijambo ry'uko ari kwirukanka gusa ngo umuntu bahaye happiness niba nawe atarayitanze ngo ave muri gereza. Ntiyavamo se ntagombye gukora kuriya? Ntiyavamo. Ariko mujye mureka
ibibaho bibeho kuko byagenwe gutyo. Hari igihe ibintu biba bidashoboka bihariwe gusa umunyembaraga witwa igihe. we nicyo unenguriye mu minsi ndetse benshi n'abanyarabababaje ati ntabwo byagakwiye ko mu minsi afungwa atafungwa serega ntabwo wakora ibyaha ngo ntabwo uri bufungwe kuko uri kanaka. cyane cyane ibyaha bya ruswa sibyo kuko hariya muri convention center narahakubwiye ariko wagiyeyo byibura ujya no kukireba ikiganza kinini kimeze gutya cyahaweho u Rwanda impano nk'ikimenyetso cy'ibihugu byose bishyize hamwe mu kurwanya ruswa. uwo munsi uraba mpuzamahanga buri mwaka. yego aho igihugu wabereyemo bahaha bene icyo kimenyetso. oya sibyo hari igihe cyo kuvuga ngo oya niyo yaba ari umuvandimwe wawe hari ibintu batarenza amaso. urumva hari ubu ngubu azakora ibintu bya bindi doru de repubulike nakubwiye ngo ndemyagihugu ukavuga uti no ugafata telefone uti nta yandi mahitamo sheri ndagukunda nta yandi mahitamo ahari. ubu nahamagaye 166 n'umurongo wa ribu baraje bakujyane ndagukunda nzakugemurira nzagusura uzihanganira iyo uzakatirwa kubera urukundo ukunda u Rwanda. mu kinyarwanda bavuga ko akabura ntikaboneka arinde nawe uramutanga. uri kubyumva kubera ko igihugu cyo kiruta byose. nyoko arahebuje nakabura ntikaboneke ariko igihugu cyo kiruta bingahe byose. muri gutinya kubivuga niyo magambo mfite nta mahitamo mfite nta yandi. none niyo mpamvu abonye nyine kuko mama w'umwana uti ndanenga iki ELSA aracyari akana ni imyaka gusa naho mindset ni umwana. ntabwo usibye n'imbere y'abacamanza y'abacamanza ntabwo wanzanira kiriya gipapuro ngewe Rwema ngo gihanagureho umuntu ahubwo nge uri kunyereka ko ibyo yakoze ni ikindi kimenyetso yazanye gishinja Kid. none amarira ya mama we avuga ati umwana wanjye ararengana ubona ngo babyeyi bose banyarwanda ngo munsabire ngo na Jeannette Kagame ngo imbabazi ngo umwana wanjye no ariko ngewe iyo urira ndeba uko amarira amanuka nkabona yuko uri kwiriza cyangwa uri kurira koko. oya ariko birashoboka hari igihe abana dukora amakosa buretse rwose umwana wanjye arara kuri sima. umwana wawe harimo bangahe yasanzemo baryamye kuri sima? ni benshi. none se kuki uririra uwawe gusa waririye n'abo yasanzemo ko aribo bamazemo n'iminsi myinshi? kuba umubyeyi ntabwo ari umubyeyi w'umwana wo mu nda gusa uri umubyeyi w'igihugu. yego hanyuma iradukunda ELSA yasanze abana kuri sima bangahe ko ari we wagiyemo nyuma ahubwo yagombaga no kwikuramo ya makanzu akabanza akabambika kuko we yari agifite amavamuhira nawe ukambwira ngo umwana wanjye ni ukuri nta n'akakenda ko kwambara. Rwema bivuze atarya iminwa ntabwo ndya iminwa. iyo wabyaye ubyarira igihugu ibyo bintu bya egoisme byo kwikunda warangiza ukajya hariya ukarira bikanagucika ngo umwana wanjye kuva muri 2017 kugeza uyu munsi ngo niko akimeze. koma shyuha abana bafite kandi umwana ntiyajya kuyitanga ngo akubwire nk'umubyeyi. hanyuma urangije ufite n'igipapuro kucyereka itangazamakuru cyanditseho ubugoryi nka buriya ngo kiri gushinjura. nicyo unenga mama wa ELSA? mama wa ELSA ntatuze ubutabera bukora akazi kabwo kuko yaranazindutse rega ku munsi wo kuburana ajyayo kuburana urubanza rwande
ari nabyo abantu bavuze ati kuburana urubanza rwanyu bakidi. Ikindi kimenyetso cyerekana yuko ibyaha ashinjwa ari byo, wowe uzi ukabuzi ngo ni amarangamutima ngo emotion. No, emotion kujya mu rubanza hariya ni ukwerekana ngo urabizi ngo bya bintu watumye risa ngo byamenetsemo ishishi. Isosi yaguyemo ni nkaho yaragiye kubwira kiditi ya sosi bayimennyemo ishishi. Yo birangira nafunzwe. Ugiye kuba nk'aba bandi bavuga rero ngo mama Elsa yaragiye kuba yareba uko umukwe we aborana. Bitanga ikize, bitanga iki? Erega kidi sibyo? Kandi muza kerekana akoresha ubutwari bukomeye cyane burenze ubwonzi, ntabwo azarongora Elsa. Kubera iki? Kubera happiness yose yariye kandi aramuzi. Wa mukobwa we igihe ndabwira uriya, igihe uri kubumbura amaguru yawe ngo uri gutanga happiness ngo ni umusheri wanjye, umenye yuko yayabumbuye n'abandi. Yumvise ukumeze kufata icyemezo cyo kugushaka, azabanza akora imibare myinshi cyane, ateranya agabanye, akore na exponentiel n'ibiki byose, nibiba ngombwa na za cosinus na sinus azishyiremo, wirota uruvubenzwe ku munsi w'ubukwe kubera ikosa wakoze ryo gutanga happiness ngo uri guha fiance wawe. Ninde wabikubwiye ko ari fiance wawe? Hanyuma rwe ni cye kintu wasoza ubwira abantu bavuga ngo Elsa najya kuburana ku nshuro ya mbere ashobora guhita ataha? Ye baba we, munteye ubwoba gusa, cyakora nuko ntazi ibyo azaburana nyine ku nshuro ya mbere. Ngewe si uko navuga. Bwa mbere azahita ataha, muzi icyaha azaregwa murakizi. Niba ukizi ukaba uzi neza ko nta n'ibimenyetso RIB ifite, bona gutanga iyo statement y'uko azahita ataha. Erega RIB sinzi ikinyamakuru kindi nababwiriyeho ko ari rwo rwego rwa kabiri mu gihugu nyuma ya immigration rukora neza. Ntabwo RIB iri hariya gufata umwana w'umukobwa nka Miss Rwanda ngo imubike mu gihome nyuma y'amabaro hariya idafite iki byuko yagize ate byuko yakoze icyaha. Kandi ubundi umunyacyaha ukekwaho icyaha mu buryo busanzwe aburana agikurikiranwaho adafunze. Urumva? Hanyuma iyo bamufashe bakamufunga rero babyita irengayobora. Uri kumva ikintu bita irengayobora? Hanyuma RIB ikakora ibintu bitemewe n'amategeko byitwa nyine irengayobora mu mategeko, aribyo bita exception yo kugufatika gushyira inyuma y'amabara. Nuko harimo ikintu. Uri kunyumva? Nuko harimo ikintu. Icyo kintu rero Elsa ambabarire kugira ngo amarira ya mama we apfe kugabanukaho gakeya, amwirekurire nk'umubyeyi wamwonkeje abimubwire. Urumva? Abimubwire kugira ngo uriya mubyeyi atuze, kuko uriya mubyeyi uri kurira kuriya atari yogoshwa. Uri kunyumva? Ijuru azumva risa nkaho rimugwiriye umunsi azabona imisatsi yavuyeho, yambaye iroze, ikanzu cyangwa ijipo n'ishati. Uri kunyumva? Guhakana icyaha byahita biba icyaha gikomeye. Guhakana icyaha ntabwo ari icyaha gikomeye. Oya. Guhakana icyaha ni uburenganzira bw'umuburanyi. Urumva? Icyo ndi gushaka kuvuga, dore n'ubundi mama waramusura, bamubwire cyangwa n'abandi bamisi nabo bajyayo, bwire ngo Rwema Solutions yavuze ngo usabe mama imbabazi kubera ko wamaze imyaka myinshi umubeshya ndetse ukageza ku munsi wa nyuma aho watawe muri yombi na RIB ngo wagiye gusenga. Ntabwo biriya bibaho.
ntabwo bibaho. yagiye gusengera fiyanse. ribu iraguhamagara mukumvikana igihe uzayitabira, ubihitamo baguha amahitamo. ntabwo kubona none aha ngaha vuba none aha kuri ribu, ntabwo bibaho. kumara rero igihe kinini ubeshya mama, ukageza no ku munsi wanyu mukimubeshya, akagera uhakuririra amarira nk'ariya yo gupfunda imitwe ahantu hose nyine, ngo abanyarwanda ngo babyeyi bose ngo na Jeannette Kagame bakubabarire bakurekurira umwana, ntabwo bishoboka biriya. Rwenda gushimiye cyane byimazeyo ku mwanya uba watugeneye, ntabwo biba byoroshye ariko ukemera ukaza kuganira natwe. N'ubundi nuzajya ubona akanya Imana ikidutije ubuzima tuzakomeza tuganire. Abakunzi bacu dore ngo wirwe banamubazaniye, ndagushimiye cyane wakoze. Nanjye ndabashimiye cyane kuba rimwe mwategetse ko ngaruka. Yego. Binyereka nanjye urukundo mumfitiye, nzakomeza mbakunde, ariko mu rukundo mbakunda mujye mwihanganira ibintu bikomeye cyane. Mvuga nk'umusaza. Yego. Sibyo? Nta butesi burimo, twebwe nta miteto ihari aha ngaha, tuvuga ibintu mu mazina yabyo ko byanditse, kugira ngo ejo bibabere isomo, bibagirira akamaro, bibateze intambwe mugiraho muva n'aho mugera. Yego. Mbere yo gukora ikintu ukabanza wenda ukampamagara uti urabivugaho iki, nkakubwira ntigikore cyangwa wigikora kuko birarura. Cira biryoshye mu kanwa, ariko nibigera mu nda biraharata nk'urusenda. Ngo biryoha nk'ubuki bikaryana. Biri mu kanwa bikaryoha nk'ubuki, byagera mu nda bigaharatura. So abantu bajye bitonda rero, bareke twubake u Rwanda ruzima twifuza. Mu nguni zose buri wese atanga umusanzu. Mwebwe mufite umusanzu wo kunyumva, niwo mufite, hanyuma mugashyira no mu bikorwa iki ibyo mwumvise nababwiye. Wabyanga rero bikakugendekera kwa kundi mbivuga bitaraba, bugacya bikaba. Yego. Harerera indagira nimwe. Oya. Ni ukuvuga ngo ntukerense ubwenge burimo hano. Niyo wakwanga urukwavu ujye wemera ko ruzi kwiruka, byo ubyemere, kuko ni teori utari bugire uko unyomoza. Sibyo? Yego. So mureke rero tubashimire uburyo mugiye gutanga komenti kuri ibi bitekerezo, hanyuma nzabisoma, ubutaha nzamenya icyo nzabazanira ku meza. Yego, wakoze. Imana ibahe umugisha. Kandi mugire ijoro ryiza. GASARO TV.